Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Hari igihe Imana igukunda ikabikwereka bikakurenga nawe ugatangara. Ese hari ubwo waba nawe ukunda Imana koko ukabibona ukumva koko ukunze Imana? Muraho neza, mbanje kubasuza mbifuza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Jamwe muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye kuganira ukuntu Imana ikwereka urukundo maze koko bikakurenga ugasigara wibaza ati Imana ngiye nagukunda bingana iki. Ibaze Imana igukunda ikagera naho iguha agakiza. Burya agakiza abenshi batakazi ntabwo bumva uburyohe bwako cyangwa se bakagasuzugura. Ariko nk'umuntu wagira ubuntu ukabona agakiza, Imana ikaguha agakiza. Iyo ubonye igukuye aho wari uri, utangira kuvuga ati Imana wankuye kure. Iyo utahaba sinzi aho mba ndi. Agakiza rero Imana ikaguha kugira ngo ubere abandi urumuri. Icyo gihe nawe Imana iguha agakiza uravuga uti Mana ibi birandenze ariko ndiyemeje nzagukurikira n'imbaraga zanjye zose n'umutima wanjye wose. Nibwo rero ubona abantu batangira kuvuga bati koko twabonye ko Uwiteka agendana nawe, agakiza arakaguhaye, Uwiteka ari kumwe nawe kabisa. Iyo Imana iguhaye agakiza nawe urabibona bikakurenga, ubundi ugashima ukavuga uti Mana umpaye agakiza nanjye nzagukorera. Niyo mpamvu wizirika ku Mana ukavuga uti Mana reka ngukorere n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose. Ubundi ukavuga uti Mana reka gukiranuka kwanjye kuzamburanira, gukiranuka kwanjye kuzamburanira. Ubundi ugahita ukavuga uti reka nkore nkiranuka kugira ngo gukiranuka kwanjye kuzamburanira. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.